Yes, hello guys, I hope you are okay. So guys, rero no kuvuga ngo ikuntu ibintu bimeze, niba ubonye akakanye video kabonye uyibonye irya mbere cyase ukaba uri mushyashya cyangwa se tukaba twarebanye video nakoze bwa mbere cyase na uploadinze ukuntu ibintu bihagaze cyase bitestaye no kunguko. Niba uri mushyashya menya ko iyi channel ikintu igomba kukumenyesha izi filime mba namamaje cyase mwabonye kuri thumbnail na title ntago ziba ari izanyazo, ariko ntago naguca intege nanone, ntago naguca intege zo kujya ureba izindi filime ngo utajya ngo nuko ari kweshya, ahubwo icy'ingenzi nuko ugomba kumenya ko uko ikintu ngiye kubabwira kiruta kari agasobanuye cyase zira filime mureba mugasanga ntago zuzuye, ntago zibashimishe, nta mashusho zifite. Inbox cyase WhatsApp zacu tuba dufite filime zifite hard quality, amashusho ya HD. Ubwo ndavuga nyine mwasobanukiye abantu musobanukirwe, si ibyo bintu ngiye kubabwira. Uvuga ngo ikintu cy'ingenzi ngiye kubabwira iyi filime bita Till the End of the Moon, ku muntu tugeranye kuri umunota, kuri ba bantu musimbutsa video cyase mugahita muva kuri video ngo nuko ngo mudasanze ngara agasobanuye cyase ari ibyo mwashakaga, nicyo gihombo mugira, cyangwa se nicyo kintu gituma mutamenya icyo nakoreye video. Nabwe ngo ntago ngiye nkora video ari ikintu kiraho ngo cyase nje kuba publika kugira ngo nyine muze mundebe hanyuma ntimugire ikintu mwungukiramo. Bo yanjye nkorera video nyine ifitiye societe akamaro. Nimvuga societe umvaye mu YouTube ukunda gasobanuye, nawe utagakunda ukaba uri kwifuza kwa wareba filime zisobanuye, iyi channel ni ingenzi. Ni The Great Nexus. Jya muri search buri munsi ya child update, iyo filime zisotse ndaziba no kwanga ukuntu ibintu byestaye. Ntago tukiri gukora ngo dukore ngo filime imwe. Murabiza abantu twarebanye Whispers of Fate, Blood River, The Journey of Legend, twanyanga dukora ka filime kamwe tukabanza tukakarangiza, ariko ubu turi kuzamura Veil of Shadow na Till the End of the Moon. Izo filime zose zikuzamukira rimwe. Muri video twakoze kare twababwiye Veil of Shadow uko ahigeze cyase n'ahantu wayisanga. Iyi video nkoze ngiye kubabwira Till the End of the Moon ahantu iri cyase uko ibintu byestaye kugira ngo ubashe kuba wayikurikirana, cyase kugira ngo ubashe kuba wanayifatisha mu bwe n'ahantu wayisanga mu buryo bukoroheye cyase mu buryo bukunogeye. Impamvu nyamukuru saho wazisanga si ugucuruza saka zindi makangaka. Icyo nshaka kukubwira ni ukugira ngo ujye wicara mu minota 2 tuba twabategura cyase video twateguye iminota 5, ufata iminota 5 yawe y'umwanya wirirwa ku online umenye ngo tugeze he, ariko mwaje mucanganyuka mumenya hisi igeze yagasobanuye wana. Till the End of the Moon tugeze kuri episode ya 9. Ubu akanya kwa DJ byagutungura kuba ugeze kuri episode 4. Ku muntu ushaka rero filime sasa ku gihe gukurikirana ku rutonde, nyandikira kuri nomero iyo ngiri muri screen WhatsApp zungani. Guys, ntanakubeshye bibabwize n'ukuri, mu gihe udafite inoti y'igihumbi uri hasi ungango desa nge sinanga filime nko kwa DJ, ngo filime zifite ishusho kandi zimeze neza. Ufite internet yawe udashaka guhangana na zira filime z'ama low, nyandikira hasi hejuru inoti y'igihumbi guhera ku gihumbi kuzamuka twavugana, ariko mu gihe utayafite ntukagiza kunyandikira undwaza mu mutwe. Guys, mujye mwihangana njya mvuga nabi ntago ari ukwiyemera. Yego, Till the End of the Moon ikintu cyakinzanye n'ukuvuga ko igeze kuri episode ya 9. Nizisohoka izindi ebyiri cyangwa 3 nzajya mbivuga ko hasohotse 3 uhita ugenda kwa DJ niba zifatira ku gihe yarishyuye, cyangwa se uze unyandikire nziguhereza. Reka video yacu tuyisoze. Niba ushyigikira ibiganiro nkora cyase bikugiraho bikugeza cyase bigira icyo bikungukira, kandi subscribe ukande na like iyi video, irayikinga unayisharinge kuri bagenzi bakunda gasobanuye kugira ngo bajye babasha kuba babona update nk'izi. Niba mukeneye ko mbakora n'izindi video za filime zisobanuye zasohotse mujye mumbwira dukora seri gusa, ako ni mu bisa muri benshi nzabibakorera. Guys, ubwo tuze gusubira kandi mukomeze mugire ibihe byiza.